ka aduhere ku mwanya wa mbere igituba cy'urubunda ankari n'ubwoko bw'igituba kinini gifite ipfupfu ugifite uhita ukibona munsi y'uruhago icyo gituba agiteye aha nguko rero nanjye nanone mbasuhuza mbashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi waba wifuza gusobanukirwa cyangwa se wifuza kumenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere udukurikire kuri Kunyaza Sex asigaye ubashe gusobanukirwa byinshi ku buryo bwimbitse dore ko amagara aseseka ntayorwe gusa ari ubwa mbere ubonye video zacu bya byiza ukanze subscribe yewe ukamanuka agato ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere ku biganiro tukugezaho umunsi ku wundi kuko aboneka ibi biganiro nubwo gukorera wowe ujye utoramo ibyawe kuko ni ibiganiro bifitiye akamaro society muri rusange ngubu noneho tukaba tugiye ibituba gusa nawe wakwibaza ngo ubwoko bw'igituba cyawe ubuhe ka aduhere ku mwanya wa mbere igituba cy'urubunda ankari n'ubwoko bw'igituba kinini gifite ipfupfu ugifite uhita ukibona munsi y'uruhago icyo gituba agiteye igiti abagore bagifite baranyara cyane reka twihutire ku mwanya wa kabiri igituba cy'injuma ubu ni ubwoko bw'agatuba gatoya agafite karugongo gatoya ugome duto n'udushino duto ndetse gakunze kuba akadakunnye ubwo bwoko bukunzwe kugirwa n'abakobwa cyangwa se abagore bibi ishegabo twihuse rero oreka atunyarukire ku mwanya wa gatatu turahasanga igituba cy'urukamba ni igituba cyiza cyuzuye imbere akenshi umugore ugifite arakigendera ku buryo agerageza kukigaragaza buri wese akaba akibona akavuga ati mbarusha iki ngiki urumva ko muri make bitazagutungura n'ubonye umugore ari kukigendera mu nzira twihuse rero oreka atunyarukire ku mwanya wa kane igituba cy'umushubati ni igituba agiteye nk'ipapayi cyiza imbere kandi kikagira uburebure abagore bagifite bakunze kuba asambanye urumva ko muri make ari byiza ko umenya ubwoko bw'igituba cyawe twihuse rero oreka atunyarukire ku mwanya wa gatanu umushokanyo igituba cy'umushokanyo ni igituba kirekire ariko kitagaragara imbere abagore bagifite bakunze guswererwa inyuma kuko kiba kimeze nk'amabya y'ingurube ku mwanya wa gatandatu agatuba kagatoma ni agatuba gatoya gafite ipfupfu kagira rugongo irumbaraye twihuse rero reka atunyarukire ku mwanya wa karindwi igituba cy'urweso ni igituba gifite imiguno minini na rugongo ndende urumva ko muri make wowe nubiha umwanya urabasha gusobanukirwa byinshi kandi byimbitse dore ko tuba atugira ngo usobanurire ibyo utabasha kwisobanura tugukure naho utabasha kugera gusa mu gice cya kabiri tuzabagezaho n'ubundi bwoko bw'ibindi ibituba kuko hari ubwoko 30 none twabatiyemo kumanza twabagezaho ubwoko 8 reka mbagezeho ubwoko bwa 8 ni igituba kidakunnye kandi kigira arugongo nini n'imishino migufi ubundi ugasanga ari ntoya cyangwa se ari ntayo
gisanganya amayashya y'abakobwa cyangwa ay'umugore. Ngaho nguko rero nawe egera ageza umenye ubwoko bw'igituba cyawe ndetse unakarase n'iki inshuti yawe. Tuzongere duhure mu gice cya kabiri. Ngaho nguko rero nanjye nanone mbasuhuza mbashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Waba wifuza gusobanukirwa cyangwa se wifuza kumenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, udukurikire kuri Kunyaza Sex ahasigaye ubashe gusobanukirwa byinshi ku buryo bwimbitse, dore ko amagara aseseka ntayorwe. Gusa ari ubwa mbere ubonye video zacu, byaba byiza ukanze subscribe yewe ukamanuka agato ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye uba uwa mbere ku biganiro tukugezaho umunsi ku wundi, kuko nyabuneka ibi biganiro nubwo tubigukorera wowe ujye utoramo ibyawe, kuko ni ibiganiro bifitiye akamaro sosiyete muri rusange. Ngubu noneho tukaba tugiye ibituba. Gusa nawe wakwibaza ngo ubwoko bw'igituba cyawe ubuhe? Duhere ku mwanya wa mbere, igituba cy'urubunda nkari. Ni ubwoko bw'igituba kinini gifite ipfupfu, ugifite uhita ukibona munsi y'uruhago. Icyo gituba giteye igiti, abagore bagifite baranyara cyane. Reka twihutire ku mwanya wa kabiri, igituba cy'injuma. Ubu ni ubwoko bw'agatuba gatoya gafite karugongo gatoya n'utugome duto n'udushino duto ndetse gakunze kuba kadakunnye. Ubwo bwoko bukunzwe kugirwa n'abakobwa cyangwa se abagore b'ibishegabo. Twihuse rero reka tunyarukire ku mwanya wa gatatu, turahasanga igituba cy'urukamba. Ni igituba cyiza cyuzuye imbere, akenshi umugore ugifite arakigendera ku buryo agerageza kukigaragaza, buri wese akaba yakibona akavuga ati mbarusha iki ngiki. Urumva ko muri make bitazagutungura n'ubonye umugore ari kukigendera mu nzira. Twihuse rero reka tunyarukire ku mwanya wa kane, igituba cy'umushubati. Ni igituba giteye nk'ipapayi, cyiza imbere kandi kikagira uburebure. Abagore bagifite bakunze kuba abasambanyi. Urumva ko muri make ari byiza ko umenya ubwoko bw'igituba cyawe. Twihuse rero reka tunyarukire ku mwanya wa gatanu, umushokanyo. Igituba cy'umushokanyo ni igituba kirekire ariko kitagaragara imbere. Abagore bagifite bakunze guswererwa inyuma kuko kiba kimeze nk'amabya y'ingurube. Ku mwanya wa gatandatu, agatuba k'agatoma. Ni agatuba gatoya gafite ipfupfu, kagira rugongo irumbaraye. Twihuse rero reka tunyarukire ku mwanya wa karindwi, igituba cy'urweso. Ni igituba gifite imiguno minini na rugongo ndende. Urumva ko muri make wowe nubiha umwanya urabasha gusobanukirwa byinshi kandi byimbitse, dore ko tuba tugira ngo usobanurire ibyo utabasha kwisobanura, tubigukurire naho utabasha kugera. Gusa mu gice cya kabiri tuzabagezaho n'ubundi bwoko bw'ibindi ibituba, kuko hari ubwoko 30, none twabatiyemo kumanza twabagezaho ubwoko 8. Reka mbagezeho ubwoko bwa 8. Ni igituba kidakunnye kandi kigira arugongo nini n'imishino migufi, ubundi ugasanga ari ntoya cyangwa se ari ntayo. Gisanganya amayashya y'abakobwa cyangwa ay'umugore.
ngahe nguko rero nawe egira ageza umenye ubwoko bw'igituba cyawe ndetse unakarase n'iki inshuti yawe. Tuzongere duhure mu gice cya kabiri.